nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani abenshi mwaramenye ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo kurikira iki gice Tamatwi cyangwa wayicariye sinkubwiye ngo ujye kureba niba Rusaro ari kwa Ndyamanzindutse wese wagiye n'amaguru ufite utangiye kuzajya Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar. Sikia malewa wewe sikutaki hapo Haunitaki? take Na mimi sikutaki. Haunitaki sasa ni kwako. hauna haya toka hapo Toka hapa nini wapi? Mimi sitoki hapa sasa. Na wewe toka. nani Wewe hauna haya haya nini sasa? Hapa mimi kwa Mama Rusaro. Mimi niko na uwezo. Ndafite ubushobozi bwo kuzangaje. Kwa Mama Rusaro alikuwa bibi yangu. Alikuwa sheri wangu. sinzi ahubwo niba urupfu rwo utabyihisha inyuma kandi utanabyihisha inyuma niwe wamwishe Unasemaje wewe? Tewe dada, nitakupiga. Nitakupiga wewe. Jamaa. Huyu dada mimi nitamupigaga siku moja. tapiga nani Wewe. Angalia. umva niba utanaramwisha ahubwo uri n'umutera mwako Unasemaje? Weta. Tuheshimiane. Tubahane kabisa. uwo mwaka Tubahane. uwo mwaka wa mugana nanjye muguceka Marewa reka nkubwire ibi bintu biramutse bigukurikiranye bagasanga ari wowe uri ubyihisha inyuma sinzano wafungirwa niba habawe simbizi niba bakuzirikayo bakaguta mu mazi ntago mbizi Mimi tangu nimezaliwa kuva navuka sindica n'inkoko. Munatembo wangiye mu. Sikia iki nacho. ngo hamagara mudugudu Tena vile nitakupiga. uravugisha ukuri umva ni umutera mwako mubi umva toka hapa Toka hapa. Tende kushaka. ariko mare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hano hari ikintu ndi kwibaza nkumva umutima uri kundya kisema mbabarira mu cyizere buriya ndamutse mpfuye bariya barumuna bawe wabamarira iki ariko mama usko buriya ngiye utanze mama buriya ngiye Kigali yarankaranzira nkarangira nshiririza ariko mama usko buriya ngiye Kigali nyigera Nyabugogo munda harandya sanga nagiye mu mihango wagiye mu mihango mama narababaraga aha hose ngize Imana sha mama mbona igipangu cy'umukire ndagenda ndakomanga umwereka mama waritse nageze mu nkomanze ngize Imana haza umumama mukuru ndamusuhuza mubwira ikibazo nagize ariko abanyakigali ntabwo bapfa kwizera abantu abarambajije ngo ufite ibyangombwa ndabimuhaye buriya mama kugira ibyangombwa ni ingenzi ibyo ni ingenzi sundi wagenda nta byangombwa ufite niko kantu katumye anyizera rero amaze kubona ibyangombwa aranyumva anyereka ahantu njya koga mama usko noza amazi ashyushye aturuka hejuru ayo mazi njyanyumva ngo amazi agaturuka hejuru ngo wumva ngo ashyushye arakazu yaza amanuka ndagenda nikora isuku neza ndasohoka ntunganye ariko mama ko buriya ngiye hari ikintu nakubwiye hanyuma se aguha n'akantu nyine yaramaye nk'umubyeyi yamereza uko nigenza pade n'ibiki hari mu rugo rwa padiri ku mama pade nawe n'utuntu ntabwo Kigali bakoresha ibitambaro hari utuntu twaje bambara ushiramo ukasa neza ngo ni pade tazanye tumuturage cyane kandi nawe ndayizi niko tegise none se ko tegise na pade bibitanwa twege tuyita pade kotex ni ikintu kirekire Umva shamari, umva mari wowe. Yamuhira umwana w'umugesi namuziranye. Utarute mu gereza. Nakwishe nje nkasubira muri gereza. Yamuhira umwana w'umugesi namuziranye nde. Shada. Mari wowe. Sikia sasa. Ndakomeza kiswa kumwe mai wewe. Umva sha. Umva kubwiri. Ndakupa marugo ruta rwawe. Wewe unanijua wewe? Mimi niko Muislamu. Maleo eli watal. Unasema nini? ako mama siko ntakubwiye ko ngiye buriya nagiye Dubai nyumvira Dubai sugejejwe ni mama buriya ngiye nagiye Dubai mama kankoreka mu Dubai gejejwe ya niki n'indege Rwanda yasize ijyayo mugiye mu kirere wowe mama isi ngewe mufite no mihanda i Kigali
Waronye fati aya si amazi y'Ikigali. Nasi Kigali mu gihe zino rompo. Amazi Dubai abamanuka yisuka mu muhanda. Yego Kigali si mazi ariko ndahabona ndanahumva. Mama rero aha ni Dubai. Benzi ko harimo n'abazungu. Abarabu babacacana inyuma yawe. Bahitaho. Bano bazungu bose wabakozeho. Do reba. Reba uyu nguyu kuntu yakurebaga. Nk'ubu yakurebaga iki? Reba ukuntu akureba. Ubu yakurebaga iki? Uyu nguyu nyine ni kwa kundi ifoto zagaca. Hariya nta muntu uta kurundi. Nta n'umuntu ni ngurya agafoto nyine kacaho kakao akazamo. Rero mama ntuzagira ikibazo ngiye nivanye hano mu cyaro nijyana i Kigali mvi Kigali njya Dubai. Bara abana bawe bangaye nibo bananiwe. Twego haramukanga tujye gufasha barusara. Tujye gufasha abandi bana. Acha mpole. Wewe mkubwa. Mafia mama yako wewe. Acha. Kina niwa. Sema hapo mama yako nyamanya na yeye. Kina niwa. Yuwe urarebye umva ntabwo netse ko kapapa kihagaraho kuriye ukuntu kari kurika kuri cyamare none umva sinzi ukuntu biri bugende ngo kande ka papa uri muzima cyangwa wasaze uratinyuka avuga se ngo nakantu abakobwa b'iki gihe ntasoni ase ko mbonye Mariwa nasobaguruka nahabaye iki uravuga asaguruka araguruka wigeze wabonana amababa Sundi waje gukora iki hano? Jimukiriyo. Cyandeze. Nakubwiye ngo sinongeye no kukubona hano. Wiruse kandi mupfiki. Mama yirwa mukubitira hariya ku muhanda mubaze. Amana na rusaro ntaso. Nani babwira? Ibi bibera muri uyu mudugudu. Akoze n'ibitore cyera. Kamare ndashaka. Reka ndagahisomo. Kamare rekwereke. Musanduka mubona neza ko nawe ntabwo mwajya guhangare. Yagwa amaso. Nasijya muhaye byagenzura n'iki cyajya kirafata undi mwana kimuhuza n'umugabo na papa rusaro. Ntumbwire ko uyu nguyu ari umwe waryamanye na musaza wanjye. Umva noneho reka nzi. Komwe abakobwa. Kombo n'ubufasha ibibando ujye kurwana. Ntabwo ushobora kwiba ibihe murimo. Hasani. Telefone sora n'amashyiga. Do turamashyika utereka hariyo. Shaka nawe ureba aya masafuriya manini. Tujye tuteke icyayi. Ariko se ugize ngo icyayi kiracyatetse. Papa rusaro yaje. Bamwishe nge. Njamazindutse ari hehe? Umva ngenda ngiye ngo mbabwire ngo naringishe cyamarewo. Marewo. Papa rusaro. Urabari. Papa rusaro na mama rusaro. Ese papa rusaro wabaye iki? Iki ko mbona nta sikuntu meze. Papa rusaro. Atempe. Oh mama rusaro, mimi nakupenda mama rusaro. Mama rusaro. Mama rusaro. Reka niyuhagire reka nkarabe. Mama rusaro. Bari baramfunze mama rusaro. Mimi nakupenda mama rusaro. Mama Ariko mama gende. Papa rusaro. Papa rusaro. Papa rusaro. Ibi ni ibikize noneho. Papa rusaro. Koyowe. Urabona rero egereye n'umuhanda haba ari sawa cyane. Neza cyane. Gusa yaje anywa kamwe anywa tubiri njya kumva ari kuvugana n'undi muntu avuga ariko nahariya hose nashaka kuhagurisha. Hariya kumanuka kugera no kuri biriya biti biri hariya. Kugera n'inyuma yabyo hariya. Ko ari hanini cyane. Cyane hanini cyane. Amafaranga menshi. Amafaranga menshi cyane naho haragurishwa rwose. Ariko nta kibazo humura. Nta kibazo hariya witwa nde? Witwa Yvonne. Ese kuba wamakana nimero tukajya tuvugana. Nta kibazo. Noneho rero ariko mama na nimero ziwe nawe ndaza kumuvugisha. Umwe ejo avugira ku telefone. Nyine ndaza kumuvugisha tuvugane kuri zigama. Ariko shawe neza. Kuri murakoze cyane. Imana yakuremye neza rwose. Jya wicara uvuga ati Imana warakoze.
Ivo rero bye. Sawa murakoze cyane. Tuzasubira tuzatuvugana uko mbonye nimero yawe. Kandi wakoze. Nataka kuniua bwana. Nikanikangishe. Nini malewa? Ninakimbiza na mbwa kama ile mbwa imezidi. Hiyo nini sasa? Zile zile kosho. Mauzu billahi minash shaitani rajim. Hizi ni haramu hizi. Mare. Chafu. Wadusubira tubora so. Wewe mwana mke. Unakuya? Sikia nikwambie wewe. Ndakubwiye ngo. Sitaki kosho mimi hapa. Nagushaka ingurube hano mu rugo rwanjye. Ingurube se? Ingurube se nyine. Murabivugana na bya. Vieni jamaa iko wapi? Yamanze ndetse ntawe. Agari hano. Sasa wewe mama. Unajua uko na deni yangu. Iki? Mviti deni wewe. Deni ligenda. Mimi sikupatia dawa. Iki? Sikupatia dawa mimi. Nakona kwa muti. Umuti se wamara icyo amafaranga narayabonye. Sikia sasa unaanza hisa. Wewe akupata bwanako. Na kwa mwenye mgabo wao. Namubonye sana amafaranga nabonye. Dada wewe sicheze sana mimi. Utanipatia pesa zangu utanipatia tumalize mambo. Naguyama se. Naguyama nakwirangaza ariko rero. Hakungo hamaki? Amafaranga. Ntayo mfite. Sasa. Uyake ndyama nzindutse ne uyake. Ndyama nzindutse ari he? Ko ashembere yanjye mbizi ko yagomba kuntanganga. Mwarimu nari kumwe. Kwa turi kumwe nyine. Muva hese mujye. Turi kwa pamoja baye kukiro kwa Marusaro. Kwa turi kwa Marusaro. Noneho sasa awujui mambo. Hari akagabo karengwa kwa Marusaro. Ntabwo nari nkaza. Mama ye. Mungu moya. Wamenye ibibazo yawe nabyo. Reka da. Nurongeye karze ngafite ibyanwa byarashukunkuye. Kariruka nk'abantu kari kunyuka kantera amabuye kandi gashaka kunjyamo kabiri. Kameze nk'agakoko neza. Ubu nari kwiruka nkana na Papa Rusaro. Wewe. Ntabwo wabonye ikibazo afite. Kameze nk'ivubi. Ntabwo wabonye ikibazo afite se. Ntabwo si ikibazo yawe nacyo. Wewe, nise si byo nyine byo gushaka kurya abantu. Ukuntu kari kanyishe. Haki ya Mungu ameze nk'ivubi. Nimeze nk'ivubi riba rimeze. Reka nkubwize ukuri. Ntitukajye tuvugira nyamivumbi ku muvumo. Reka nkubwize ukuri Mariwa. Ufite uruhare mu gusenya urugo rw'abandi. Sikia bibi aryama nzindutse sana nasemanga sasa. Uvuze? Wewe kimwana mke cyane aryama nzindutse nasemani ni. Iki? Kimwana mke wowe. Kibwana mke ni biki? Wewe mukore wa aryama nzindutse. Unasema mimi njoo. Aryama ndamazi. Ntabwo uri ko kuryamana na Mama Rusaro. Jewe. Ntabwo mwaryamanaga. Iyi kartiye se dore abantu bine twese turabize mwararyamana. Alafu. Aho bwiyakumena umutwe. Alafu mche nikuulize kidogo sasa. Bwana yako mugabo we ni aryama nzindutse. Mugabo angikise. Ntabwo baryamanaga na Mama Rusaro. Wewe nini sasa? Aya, yovuga byose. Ntubeshyere umugabo wanjye. Wewe nini? Ntabwo ndyama yigeze aryamana na Mama Rusaro.
ndyama nzindutse yahuraga na mama Rusaro bari kuvuga ku bintu by'inama amatsinda tubamo bavuga ku mafaranga akagenda bakicarira ntegeze baryamana nuko bizi nje ko nashuwa tu ubwo abaze ibyo uvuga sawa mari ubwo nyine bajyaga mu amatsinda bagiyemo nara yabonye we ntabwo bizi sigasa ni kwambie ndashaka kubwira umugabo wanjye ndyama nzindutse umubwira uti mpango yarafite yayihinduye bila kusema mambo ya nguruwe na nini ngo tujye gutunga ngabana bo kwa ntuzo kwa mama Rusaro mubwira utarabyanze wasikia yewe mba nshaka ubwire ngo mu kinyarwanda bya byana byabonye papa wabyo agenda bibeshe none singurube n'abana bo kwa papa Rusaro birahurira he mubwire kare ko nakubwiye gusa ikindi kandi umubwire inzungu yaragiye kugurisha izikosho azigurisha webyo murabivugana umubwire ati zigurisha zose zitoka hapa ku nyumba yangu mimi nikirudi hapa mimi ni Muislamu baba Muislamu Muislamu nago ndashaka ingurube hanga mu Rwanda ege bivugana nje ni konfusi ariko mwabivugana na ndyama nta kibazo yamase wona na kwambe wewe na kugusa hivyo we nini sasa wewe mwambie hivyo sasa kino kanza no wese bwabo tena tabafukuza mugende muravugana na ndyama nta tabafukuza wewe cheza na mimi tu kandi ndashaka mama Rusaro inigifite raresha reka ngukundesha mutware umugezi umva Rusaro umva nagahenge amahoro atahe mu rwabo utaje kuyitwarira ntazabona kandi waje kwa gatatu se nibwo uzayimuka urayimanuza uzaza kuyitwarira iwanjye ariko ubundi ndyama reka nkubaze twapfuye ikindi nawe urumva ntacyo twapfuye ni gutusha ufata imari yanjye warangiza ukajyana kwa Mariwa uramuzi wo usibye neza uko Mariwa ashobora kuba arwaye n'igicucu hasoni warangiza ukagira gute ugafata reba kuntu urimo kugira umbwira ayo magambo yose uzi ko nkutwite Rusaro